maze rero gushyira umukono mu izina ryanyu kuri ayo masezerano y'amahoro. Nimumfashe banyarwandakazi, nimufashe guverinoma yanyu kuyashyira mu bikorwa, maze imyanzuro yakubiyemo yubahirizwa na bose kandi ibagirire koko akamaro. Mu buryo bwo gukurikiza ayo masezerano hagiye gushyirwaho inzego z'ubutegetsi bw'igihe cy'inzibacyuho kindi, arizo cyane cyane guverinoma y'inzibacyuho yaguwe n'inteko y'igihugu ishinga amategeko y'inzibacyuho ndetse n'ingabo nshya z'igihugu. Izo nzego zikazahurirwaho na FPR Inkotanyi. Ndagira ngo nsabe nkomeje amashyaka yose ndetse nsabe na FPR ubwayo, ariko cyane cyane amashyaka yiyemeje gushinga guverinoma y'inzibacyuho yaguye, nyasabe gushishoza, nyasabe gushyira mu gaciro. Mbasabye kurangwa no koroherana no kudatsimbarara ku bitekerezo, hagakorwa ibishobotse byose kugira ngo aho tugeze hatazagira ubangamira undi mwishyirwa mu bikorwa by'ayo masezerano y'amahoro. Ni ngombwa kandi ko ayo masezerano y'amahoro amaze gushyirwaho umukono akomeza gusobanurirwa abanyarwanda kugira ngo abacengere koko, maze uwayitwaza wese yimirije imbere kuyatambamira kubera inyungu ze bwite cyangwa se izabo baba bafatanije azahite yamaganwa. Nsabye rero guverinoma kuyasesengurira abanyarwanda. Nsabye itangazamakuru ari irya leta ari iry'abigenga kwigisha ayo masezerano uko ateye nuko agomba kumvikana, maze ayo masezerano akaba koko umuhuza nyakuri w'abanyarwanda aho bari hose, ari mu Rwanda ari no mu mahanga. Banyarwandakazi, nk'uko nayo batangarije ku itariki ya 1 Nyakanga ishize, igihe twibukaga isabukuru ya 31 twibukaho ubwigenge bw'igihugu cyacu, ndifuza kongera kubibutsa ko ubu ngubu dutangiye ibihe bishya, ibihe buri wese asabwa gutanga n'ingufu ze zose umusanzu ashoboye kugira ngo twubake igihugu cyacu. Muri urwo rwego ndagira ngo nongere nsabe ko buri munyarwanda wese yakwitegura n'umutima utuje kwakira no kuzabana neza n'abanyarwanda bandi bazabatahutse, maze twese hamwe tugashishikara kubaka u Rwanda rwacu mu mahoro no mu mutekano. Nongeye kubwira abo bose ni muze muri isanga muri icyo gihugu cy'abasokuruza, igihugu mwari mwaravukijwe kubera impamvu twese zitaduturutseho. Nongeye kandi gusaba abagize FPR Inkotanyi bagiye kugira abahagarariye mu nzego zose z'ubutegetsi kumva ko bari mu mutuzo hamwe n'abandi banyarwanda, nta rusaku rw'amasasu, bityo tugashakira hamwe icyateza kurushaho igihugu cyacu imbere. Ngabo z'u Rwanda, ndifuza cyane muri uyu mwanya kubashimira mwese kandi nkabashimira mu izina ry'abanyarwanda bose, mbashimira ubutwari mutahwemye kugaragaza murwanira usugire bw'u Rwanda rwacu. Aya masezerano y'amahoro amaze gushyirwaho umukono nayatuye abanyarwanda bose, namwe rero ndayabatuye. Mwashoboye kurengera u Rwanda kandi ntimuzabiteguzukaho, murakomeze mube maso. Mwashoboye kwima amatwi abari bagambiriye kubadohora, muzahore mubishimirwa. Twibuke rero intwari zacu zatabarutse, twibuke abacu intambara yamugaje, twibuke imiryango yanyu yahangayikishijwe n'iyi ntambara. Mwese uko muri ingabo z'u Rwanda, abanyarwanda twese turabishimiye
kandi tubashimira ubwitange mutahwemye kutwereka muharanira ubuzima bw'Abanyarwanda, muharanira ubusugire bw'igihugu cyose. Tubijeje ko tutazahwema kububaha no kububahiriza. Namwe kandi nimubanire Abanyarwanda bose, mubereke ko aribo mubereyeho, maze igihango mwari mufitanye n'Abanyarwanda mbere y'intambara gituma amasezerano y'amahoro aba uruhererekane hagati yanyu nabo. Nimuharanire umutekano wabo, maze mubisangemo aho kugira ngo babikange. Banyarwandakazi, iyi ntambara yazanye intwaro nyinshi muri iki gihugu, maze ubugizi bwa nabi buriyongera kandi bwiyongera bwitwaje izo ntwaro. Ndasaba guverinoma ko iziga uburyo bwose bushoboka kugira ngo ubwo bugizi bwa nabi bwakomejwe cyane cyane n'iyi ntambara bushobore gucyahwa, maze abaturage bagira amahoro. Nifurije inzego z'ubutegetsi zizaturuka kuri aya masezerano, cyane cyane guverinoma n'inteko ishinga amategeko by'inzibacyuho, kuzayoborana ubushishozi bwinshi igihugu cyacu mu gihe cy'inzibacyuho gitaha kizamara amezi 22 kikazarangizwa n'amatora. Nifurije ingabo nshya z'igihugu kurangwa na discipline. Nzifurije kuzahuzwa no kumva ko zigomba guharanira ubumwe bw'Abanyarwanda bose, zikarangwa n'ubwumvikane n'ubwiyunge hagati y'abazigize bose. Muri iyi minsi Banyarwandakazi, muri iyi minsi mu Rwanda hose dusaba Imana, tuyisabe ihe Abanyarwanda bose, ariko cyane cyane ihe abayobozi babo ubwitonzi buhagije kugira ngo u Rwanda rwacu rwongere rurangwe n'ubumwe bw'Abanyarwanda, rwongere rurangwe n'amahoro, kandi abarutuye bongere bitabire koko amajyambere y'igihugu, amajyambere kuri bose, amajyambere hose, amajyambere asaranganijwe. Ikindi navugaho nuko yari umuntu ugira ushaka ariko gusa imiryango, mbese yavuzaga Abanyarwanda bose ku buryo yatubwiraga ko ari perezida w'Abanyarwanda bose, baba Abahutu, baba Abatutsi, baba abo mu majyepfo, mu majyaruguru, baba Abanyarwanda bari hanze, baba bari mu gihugu, ku buryo mbese n'igihe inkotanyi zateye yaratubwiraga ubwo ni Abanyarwanda n'ubundi bashaka gutaha, nta kundi ni ukubafasha ku buryo bataha, ku buryo mbese yari umuntu w'inyangamugayo, ubona afite umutima rwose, ari umuntu ibyo yashatse gukora bisizeho umutima, nta buryarya, ntabwo yashakaga ko abantu bamubeshya, ntabwo yabeshyaga, ku buryo nawe ntabwo yashakaga ko bamubeshya, nta nubwo yatekerezaga ko wenda banamubeshya, cyangwa nubwo yabitekereza, mbese nk'ubwo abantu bashakaga kumubwira ibintu ntabwo yapfaga kwemera, yabanzaga akareba ntapfe kwemera, ariko mbese yari inyangamugayo, ku buryo urundi rugero natanga, kuko nyine ibyo maze kuvuga ko kuko n'izindi hari igihe nyine yambwiraga ngo ugende kumufasha gusemura mu Cyongereza. Ubwo rero igihe inkotanyi zateraga habaye za negociation, mbese by'amasezerano yo kugira ngo bumvikane, inkotanyi ziba zinjiye mu gihugu, hanyuma bagomba gusinya amasezerano y'amahoro Arusha. Ubwo rero igihe mu kwa munani, ku itariki ya 4 z'ukwa munani mu 1993, bajya gusinya by'amasezerano ya Arusha, nari namuherekeje, nubwo hari abasemuzi b'igihugu, ariko nanjye namuherekeje.
ubwo ariko urebye mbese ukuntu twaganiraga n'umutima yari afite wabonaga ko abishyizeho umutima rwose ko abyizeye ibyo yabaga ari gukora byo kugira ngo amahoro aze kuko yari umuntu ukunda amahoro rwose ashakira igihugu amahoro yari nta kuntu atagize kugira ngo mbese ayo mahoro twari twaratakaje igihe inkotanyi zaduteraga ngo ayo mahoro agaruke ku buryo donc yagiye akaboko abo bantu bamuteraga inkotanyi zamuteraga abaha akaboko ngo baze ko kubanegosiye kugira ngo ayo mahoro agaruke ariko byagaragaye ko bo nyine bari bafite uburyarya kuko barinze bamwica iyo urebye byari no mu masezerano ya Arusha kugabana ubutegetsi n'abasirikari b'inkotanyi bakajya hamwe n'abasirikari b'igihugu ku byo bari bafite umwanya wa 40% y'imyanya bari babateganyirije kugira ngo bafatanye n'abasirikari b'igihugu cy'u Rwanda kandi baraje batera u Rwanda abaturage bakahunga ku buryo twari dufite abavanywe mu byabo n'intambara mu gihugu hagati ibyo byose ukabona agenda apfundapfunda abantu mbese kubahumuriza ashakisha uko ashoboye kugira ngo akomeze abunge abanyarwanda nubwo hari haraje imitima ibabaye kubera nyine inkotanyi zitera zazanye intambara abantu barababaye ubona mbese bamwe bashaka kwibaza ngo mbese ibi ni ibiki bashaka kuzana ibintu byo kwihorera ariko akababwira ngo ngo ntibumve ibyo umwanzi ashaka ibyo ari kubabwira ariko ashaka ko mushwana ko mwangana ko mwihorera ntimubumve turi abanyarwanda rwose wabonaga ko ari perezida w'abanyarwanda bo hanze nabo mu gihugu ashaka kubahuza bose arinda ajya gusinya nabo yizeye ayo mahoro ariko mbese bo bafite imigambi yo kumwica ku buryo mbese yewe navuga ko ukuntu yishwe abamwishe bashakaga kwica abaturage kuko yakundaga abaturage kandi bazi ingaruka bizaba kubera ukuntu imitima yari yarahungabanye yarababaye kubera intambara bateye abaje batera intambara inkotanyi ziteza intambara zivuga ngo ni impunzi zishaka gutaha mbese hari ubundi buryo bashoboraga gutaha badafashe intwaro kubera ko hari n'ubundi za negosiyasiyo ibintu byo kumvikana hamwe na HCR kugira ngo impunzi zizatahe mu mahoro abashaka kuguma mu bihugu bari barimo bakabona ubwenegihugu mu bihugu bari barimo bakabona ubwenegihugu abashaka kuza bakaza mu buryo mbese babifashijwemo na HCR bitabaye mu buryo butari mu nzira nziza ariko byari gukorwa byari byaratagiye byarashobokaga ku buryo ntabwo yari intambara yari gutuma mbese ko impunzi zitaha zikamererwa neza kurusha uko byari kugenda iyo baza hatabaye intambara ku buryo uwateje intambara mu gihugu n'uwahanuye indege niwe wazanye ayo makuba n'amarorerwa yabaye mu Rwanda kuko iyo batatera igihugu kandi iyo batica umubyeyi wacu ibyabaye ntabwo byari kuba iyo bashatse kuvuga bamubeshyira ngo yateguye ngo jenoside abantu batekereza nabo ntabwo bashobora kubyemera kuko ni gute yategura jenoside akayitangiriraho akaba ari we uyitangiraho akabanza akica kandi tuzi neza ko nyine igihe cyose yari ariho ntabwo yigeze abantu bashatse kwigaragambya bashaka imitwe yari yarashyushye ariko akagenda bahumuriza ku buryo donc ikimenimeni ni uko nyine byose byasandaye
ari uko amaze gupfa. Rero uwamwishe niwe wa mbere na mbere ufite responsabilité. Ubwo ijambo ryo mu kinyarwanda rikunda kuza yo ko y'ibyabaye mu Rwanda, kandi mbese igihugu ukuntu abantu bapfuye, ibyabaye byakurikiye, kugira ngo umenye mbese uri ufite uruhare wabitangiye nuko abantu babivanye inyungu no kugeza iki gihe nyine bakibivanamo inyungu, badashaka ko abantu bavuga, barangiza nyine bakajya kubeshya. Ariko twizera ko ukuri kuzagaragara, kuko nyine hari umugani mu kinyarwanda uvuga ko ukuri guca mu iziko ariko ntigushye. Ukuri kurahari, kandi twebwe tuzi ko umubyeyi wacu yakoreye igihugu neza, kandi ko yakundwaga. Mu Rwanda dufite ubumwe n'amahoro, duharanire twese amajyambere, muvoma yacu izatera imbere, tuyikesha umukuru w'igihugu Habyarimana, mugabo udacogora, muvoma yacu izahora imbere, MRND. Mu Rwanda dufite ubumwe n'amahoro, duharanire twese amajyambere.